icyubahiro n'ububasha bwako muri twe, ukuboko kwawe gutewe icyubahiro n'ububasha bwako muri twe, byitwa Imana nayihwanye nawe, byitwa Imana nayihwanye nawe, byitwa Imana nayihwanye nawe, byitwa Imana nayihwanye nawe. Inzira yo mu butayu, mbese ubundi kuki Imana yemera ko abantu baca mu butayu? Tuba tubona hari ubundi buryo Imana yabikoramo bikihuta tugatabarwa vuba, tuba tubona hari uburyo yatugirira neza ku byo turimo kuyisaba, ariko Imana ihitamo ko duca mu nzira yo mu butayu kugira ngo igire ibintu itwigishe kuyiringira yonyine. Hari n'amashimwe atabasha kuvukira ahandi hantu uretse mu nzira yo mu butayu. Ikindi dukura amaso ku bindi bintu tukayahanga Uwiteka wenyine. Mu nzira rero zirenga ibihumbi Imana ikoresha, igikoresha n'inzira yo mu butayu ku bayizera. Reka dukomeze mu gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri igice cyawo cya 8, reka dusome kuva ku murongo wa 2 tugeze ku murongo wa 6. Ngo kandi ujye wibuka urugendo rwose rwo mu butayu Uwiteka Imana yawe yakuyoboyemo iyi myaka uko ari 40, kugira ngo igucishe bugufi, ikugerageze, imenye ibyo mu mutima wawe, yuko wakwitondera amategeko yayo cyangwa utayitondera. Nuko yagucishije bugufi, ikundira ko wicwa n'inzara, ikugarurira amano wari utazi n'abasekuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo ikumenyeshe yuko umuntu adatungwa n'umutima gusa, ahubwo yuko amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka ariyo amutunga. Icyo ni kimwe mu byo tumenyera mu nzira yo mu butayu. Dore kimwe mu byo Uwiteka yabikoreye, ngo yagira ngo itumenyeshe yuko umuntu adatungwa n'umutima gusa, umuntu atabaho uko yabonye ibyo kurya buri munsi nk'uko abishaka, umuntu atabaho uko yatabawe buri mwanya nk'igihe yabishakiragamo. Ku murongo wa 4, ngo imyenda yawe ntiyagusaziragaho kandi ikirenge cyawe nticyabyimbaga muri iyo myaka uko ari 40. Uretse ko twebwe uyu munsi mu nzira yo mu butayu hari n'igihe imyenda idusaziraho ugasigara n'umwe ukagucukiraho, ndetse rimwe na rimwe ugacika ukagira isoni zo kuba mu bantu, ariko humura, ibyo byose Uwiteka ajya bikoresha kugira ngo izina rye rirusheho guhabwa icyubahiro, ndetse n'umutima wawe wiharirwe n'Imana yonyine. Ku murongo wa 5, ngo emeza umutima wawe yuko Uwiteka Imana yawe uguhanisha ibihano nk'uko umuntu ahana umwana we. Ku murongo wa 6, ngo ujye witondera amategeko y'Uwiteka Imana yawe, ugende mu nzira ikuyoboye uyubahe. Uzakomeza gusoma iki gice cya 8 uraza kumva urugendo neza rw'Abisirayeli rwo mu butayu rwari rumeze nk'ubuzima bwacu bwa buri munsi abizera. Ku murongo wa 16 na 17, wikakugaburira amano mu butayu yo basekuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo igucishe bugufi. Ikindi gituma Imana iducisha mu nzira yo mu butayu no kugira ngo ducishe bugufi. Mu mitima yacu habamo ibintu byinshi tutanazi ko birimo, bigenda bigaragazwa n'Imana uko duca muri iyo nzira yo mu butayu. Ngo yabacishije ahangaha ibagaburira amano batigeze kumenya, kugira ngo ibacishe bugufi, nirangiza ikugerageze, ibone ko izakugirira ineza ku iherezo ryayo. Icyangombwa n'ikiboneka n'ikimana ikuramo muri iyi nzira yo mu butayu, iherezo ry'inzira y'ubutayu rihora ari ryiza kuri twebwe. Ngo ibi byose Imana yarabikoze kugira ngo ibagerageze, ariko ibone uko izabagirira neza ku iherezo ry'inzira yo mu butayu. Nshuti y'Imana, ibyucamo bikomeye utabasha no gusobanurira abantu, iherezo ryabyo ni ryiza. Hazavukamo indirimbo, hazavukamo guhamya Imana utari buzagire yudaca muri iyi nzira, ngo kugira ngo izakugire neza ku iherezo ryawe. Umurongo wa 17 ukavuga ngo uzirinde we kwibwira uti imbaraga zanjye n'amaboko yanjye nibyo byampesheje ubu butunzi. Mu bintu Imana ikora mu buzima bwacu muri iyo nzira yo mu butayu, iratwigisha igatuma tutongera kwishingikiriza ku mbaraga zacu. Yababwiye ngo muzirinde ntimuzibwire na rimwe ko ari imbaraga zanyu zabibahesheje. Ntekereza ko Imana ikunda ko duca mu butayu kugira ngo dusigarane twenyine. Iyo tutaraca muri iyo nzira yo mu butayu tuba dugifite izindi nama nyinshi, izo twigira, izo tubwirwa n'abantu, abadukunda, abifuza kudushyigikira. Tuba dufite urusaku rwinshi mu matwi yacu, mu mitima yacu, rutuma tutumva ijwi ry'Imana. Imana igahitamo ko kwihererana usa nkaho uri wenyine, kugira ngo amaso yawe nakebuka ku ruhande ntagire ikindi abona, natega amatwi yakumva ubundi butabazi ntagire ikindi kintu abona, asigarana Imana yonyine. Twige gukura amaso kuri ibyo byose, tuyahange Uwiteka. Ntabwo Uwiteka gucisha mu nzira yo mu butayu kuko akwanga, arashaka kuza kugira neza ku iherezo ry'urugendo, arashaka kuzarema amashimwe muri wowe. Hari ibyo arimo yubaka mu buzima bwawe bitari buzubakirwe ahandi hantu. Humura, uzavayo ugwije imbaraga, uzavayo ugwije kwizera, uzavayo witoje gushyira amaso yawe ku Mana yonyine. Ikindi uzavanayo indirimbo, uzavuga ngo mu nzira yo mu butayu twarakubonye Mana. Uburyo utari buyibonemo, uburyo utari buyimenyemo, uzasohokana indirimbo mu mutima wawe izajya ivuga ngo Mana twarakubonye, abantu batari bari twarakubonye, bikomeye twarakubonye. Tuzavayo twatunganijwe rwose. Ijambo ry'Imana muri Zaburi
119:67 riravuga ngo ntarababazwa narayobaga ariko none nitondera ijambo ryawe. Mu ijambo ry'Imana, Bibiliya ijambo ry'Imana bivuga neza, aravuga ngo ntaracishwa bugufi mu nzira yo mu butayu. Ni ukuri ducishwa bugufi, ntabwo biba biryoshye ariko tuzasohokana amashimwe. Ngo ntaracishwa bugufi narateshukaga, naho bunkurikiza ibyo wavuze. Si ibyo gusa nshuti y'Imana, uzakebuka inyuma nurangiza uri ku iherezo ry'iyo nzira mu butayu, uzakebuka inyuma ubone kugira neza kw'Imana kwagushoreye muri urwo rugendo rwose, kwaguherekeje muri ibyo bintu utumvaga, muri ibyo bintu bitashobokaga. Uzakebuka inyuma ubone ineza y'Imana ku buzima bwawe. Rya jambo riba mu Baroma igice cya 8:28 ritubwira ngo kubakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza. Iri jambo ntabwo rizaba rizikiri inyuguti usoma, ahubwo bizaguhindukira ubuzima. Iyo umuntu arimo aribwirwa ahagaze mu bintu bishaririye, ahagaze mu bintu bimuriza, aba yumva ari nk'ubushinyaguzi. Ariko reka nkubwize ukuri, byose kubizera Imana, byose kubakunda Imana bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza. Uwatambutse mu nzira yo mu butayu akabona ubwizerwe bw'Imana, azaba afite Imana ye agundiriye, aziranye nayo, ataziranyeho n'abandi bantu. Rero humura, byose bifatanyiriza hamwe kukuzanira ibyiza. Iyo nzara izavamo ishimwe, uko kwambara ubusa kuzavamo ishimwe, ayo marira menshi ashoka ku maso yawe azavamo ishimwe, nukomeza kwemera gukomeza gutungwa n'amano no kuyoborwa n'igicu. Mwibuke ko mu butayu umuntu adapfa kugenda ahashaki, igicu kitagiye ntaho ujya. Iyo utariye mano inzara irakwica ukagwa hagati mu rugendo. Imana ntizabura kukugirira neza, ni Imana yo kwizerwa. Iri jambo niri guhindukira ubuzima. Izi ndirimbo ntuzazumva nk'indirimbo gusa, uzazumva nk'ubuzima. Bazajya baririmba iki ngiki bavuga ngo izuba ryari ritwishe, twari tubuze ubwugamo. Uhita wibona usubiza amaso inyuma, ubona ubuzima bwawe Imana yagutabariyemo. Niba ukiri mu guca mu nzira yo mu butayu kandi bukakaye, impamvu nongeye ngo kandi bukakaye, twese tubucamo ariko bugiriye ibice bitandukanye. Hari ibice byo koroherwamo, hakaba n'ibice bikomeye cyane. Twese tukiri mu isi turi mu nzira yo mu butayu, ariko hari abahagaze mu bice bikakaye uyu munsi, hari abahagaze mu bice bashaka n'igitwenge no guseka bakabibura. Humura, Imana izakubera iyo kwizerwa. Ibi byose byandikiwe twebwe kugira ngo natwe bari muri uru rugendo runyuzamo rukadukakarira, tumenye ngo Imana niyo kwizerwa. Izagutungisha ibintu utari uzi ko byatunga umuntu, izakubeshaho mu buryo wari uzi ko aho ngaho hari ahantu umuntu agwa ataharenga, ariko uzabona kugira neza kw'Imana. Komeza urye manu igwiriye, ijambo ry'Imana rigwiriye mu mutima wawe. Nibyo kurya byonyine bitunga umuntu mu butayu. Mu butayu ntabwo umuntu atungwa n'ibiryo bisanzwe, nta nubwo atungwa n'inama z'abantu, atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Hanyuma ntugwisari, ntucogore urwo rugendo ukarukomeza. Ikindi, komeza utunganyirize Uwiteka inzira muri ubwo butayu. Nuvuga ngo komeza ibyo gukiranuka, nubwo utabyumva, nubwo utazi igihe Imana izazira, ariko komeza utunganye inzira z'Uwiteka mu mutima wawe. Si mu butayu bufatika, si ku musozi, ahubwo ni mu mutima wawe. Hari igitondo kimwe Imana izaseruka. Iyi ndirimbo ntabwo uzaba uyumva nk'amagambo asanzwe, ahubwo izaguhindukira ubuzima. Uzasubiza amaso inyuma, wibuke ineza y'Imana ku buzima bwawe, wibuke igihe amarira yavaga mu maso yawe ubudasiba ashoka ku matama yawe, nta muntu n'umwe waguhoza. Nusubiza amaso inyuma, wibuke ineza y'Imana wabonye, uvuge ngo mu nzira yo mu butayu nabonye Imana. Nta Mana ivuga nkayo, nta Mana itabara nkayo, nta Mana ifite imbaraga nk'izayo. Iyi ndirimbo izaguhindukira ubuzima. Ikindi nshuti y'Imana, udaciye mu nzira yo mu butayu, indirimbo nk'izi ngizi ntabwo zavuka mu buzima bwawe. Ntabwo waba uwo Imana yakugeneye kubaho. Shikama, komera. Abakozi b'Imana barimo bararirimba kuko hari ibyo babonye. Iyi Mana rero itarobanura ku butoni, nta kabuza nawe izagutabara. Mu nzira yo mu butayu ntabwo ari ahantu ho gutabwa, ni ahantu twigira kwiringira Imana, ni ahantu twigira gukura amaso ku bindi bintu, ni ahantu tubonera ubutabazi bw'Imana. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Komeza ukurikira indirimbo.
nayiwanye nawe mu byitwa imana nayiwanye nawe mu byitwa